Yes, bugubwe neza kandi cyane. Iyo ni Emile Mwami Trend Speaker Mentor ugarutse wasuhuza kandi cyane. Nizere ko mwese amaze gukora subscribe kuri iyi YouTube channel yacu kugira ngo kuri ibiganiro byacu bya buri munsi ku munsi. Uyu munsi turaganira, ntago turazagwana ibintu byinshi cyane, ariko turazagwana kuri Powerline hamwe na Live Good, hamwe tuze kugana ku cyo bita Matrix hamwe na Live Good, hanyuma tuze kureba se mu by'ukuri ni gute ushobora kwakura amafaranga menshi cyane ufatarikanye cyangwa se ukorana na company idasanzwe yitwa Live Good. Wenda ushaka kwibaza ngo ese ni kuki Emile Mwami Trainer Speaker Mentor wakunda kandi cyane uyu munsi yahisemo gukorana na Live Good? Bivango ni imyaka myinshi ishize nifuza kuba nakora business opportunity idasanzwe ushobora kuba yafasha ubuzima bw'abantu benshi guhinduka, cyane ko iborohereza yaba ari umuntu ufite akandi kazi ke akora ikaba yatuma mu by'ukuri abasha kuyikorera kwinjiza amafaranga menshi. Umuntu afite akandi kazi ashobora kuba yayinjiramo akayikora, ndetse muri uko kuyinjiramo akayikora agakorera amafaranga menshi. Mu yandi magambo ni nyene business cyangwa se opportunity idasanzwe ushobora kuba yafasha abantu benshi ariko itabakomereye. Uyu munsi uragira ngo izukuri ngo nta yindi opportunity nakubwira cyangwa se na kuri komanda nk'umuntu ushaka kwiteza imbere mu buryo cyangwa se uburi na kuri komanda company idasanzwe yitwa Live Good. Kubera izihe mpamvu? Nuko Live Good ifite product zidasanzwe ku bantu bifuza gukoresha product ishobora kuba zabafasha kugira ubuzima bwiza ariko zitageze gute zidahenze. Icya kabiri nuko ari project mu by'ukuri umuntu wese ashobora kuba yagira gute yakwibonamo. Hanyuma ikindi urebye ntabwo isumbanya. Live Good uyu munsi umuntu wese ushaka gukorana nayo kubijyanye no kwinjiramo biroroshye kandi cyane. Hanyuma abasanzwe bayikorana nk'abanyamuryango ba Live Good hari ikintu bajya bikunda kumva cyangwa se abamaze gukuraho pre-enrollment cyangwa se kuba bakora bafata umwanya cyangwa se bita position. Iyi position ugira gutyo ugasanga hari icyo bababwira ngo cyitwa Powerline. Usundi Powerline ni iki muri Live Good? Powerline no vuga ngo ni umubare w'abantu cyangwa se ni community nini yiyandika cyangwa se ifata umwanya mu kibanza cya Live Good inyuma y'uko umaze gufata uwo mwanya. Ntabwo ari abantu bakujya bazajya muri team yawe, ni abantu bashobora kuvamo abajya muri team yawe, ariko ntabwo ari abantu bose bazaba bari muri team yawe. Hano bavuga ko most of the people you see in the Powerline will not be under you in the Matrix. Nuvuga ngo ntabwo abantu uzabona muri Powerline, abantu bose ubona muri Powerline ntabwo bazajya munsi yawe. Nibyo ntabwo bazajya munsi yawe, ariko hashobora kuvamo abashobora kujya muri team yawe. Rero abantu mujya mwitiranya Powerline mukarangiza ukumva ko ari team, wamara kwinjira muri Live Good cyangwa se urimo wabona umubare munini w'abantu benshi bari mukabona ntabwo bari munsi yawe. Nta yindi mpamvu nuko numubare ukwereka ahubwo se Live Good mu by'ukuri ifite izihe mbaraga. Live Good mu by'ukuri buri munsi yinjiramo abantu banga ese kuva watangiye cyangwa se kuva wayimenya ugafataho ikibanza ese hamaze ni bangahe bamaze kubikora. So rero ufashe icyo kibanza wanyiza ukakora icyo bita lock cyangwa ukakora icyo umunyamuryango cyangwa se ukinjiramo kwa umunyamuryango ugatanga cyo kugira umunyamuryango muri Live Good $50. Icyo gihe hashobora kuba havamo abashobora kuba bagira gute bajya muri team yawe, ariko se abajya muri team yawe bo nubango baboneka bate? Uburyo babonekamo nubango ni uburyo buzuza icyo bita Matrix. Ko Matrix umuntu wese urimo ni umuntu wese uri muri Matrix yawe ashobora kuba yagufasha kwinjiza amafaranga menshi kandi cyane. Nubango iyo wuzuza Matrix bihera abantu bahaye amakuru ubwawe, maybe barangiza guha amakuru bakiyandika, bamara kwiyandika bakishyura bakabanya umuryango muri Live Good, cyangwa se bashobora kuba bavana none ku muntu waguhaye amakuru. Umuntu waguhaye amakuru ashobora kwinjiza abantu benshi kukurusha, then bamwe bakajya muri team yawe, cyangwa se umuntu wahaye amakuru waguhaye amakuru. Mbese muri uwo murongo hari uhaye amakuru waguhaye amakuru, hari uwamuhaye amakuru kuzamuka. Icyo gihe niba harimo umuntu uri gukora kurusha abandi, icyo gihe abo bantu bashobora kuba bajya muri ya Matrix yawe. Niho abantu bivura bakavuga ngo system ishobora kuguhereza abantu. Kandi koko nibyo kubera ko muri Live Good nta muntu position abantu ngo bavuge ngo barajya iburyo barajya ibumoso muri Matrix, ahubwo muri Live Good abantu bahabwa position na system ubwayo. Buri wa kane w'icyumweru bagomba guhabwa position na system ubwayo. Bityo rero ikagenda yuzuza buri umwe wese aho yuzuza Matrix yiwe ikurikije kabiri dukubye kabiri, cyangwa se ikurikije ko buri muntu wese winjiye muri Live Good muri Matrix yagomba kugira abantu babiri, umwe iburyo undi ibumoso. Nuvuga ngo igenda ibyuza ku buryo yuzuza Matrix y'umuntu wahaye amakuru, ariko yuzuza na Matrix y'umuntu yaba yarahaye amakuru ku buryo nta mwanya ugomba gusigara. Aho ngo rero byujwe gutyo bituma umuntu wese winjiye muri Live Good
ari bashobora kuba hava yuko umuntu wese ngiye muri Live Good ashobora kuba afite potential kwinjiza amafaranga 2,000 amadolari 2,047 buri kwezi niyo yaba nta muntu n'umwe agize guteyinje muri Live Good. Ariko byumvikane neza ko ntahandi hantu bizaturuka muki, nta system bizakora abantu hirgiye ngo bazane bashyire munsi yawe, ahubwo bazava mu murongo urimo cyangwa se muri rinyu urimo cyangwa se muri team urimo, yaba ari uwakwinjije yaba ari abo winjije cyangwa se uwakwinjije cyangwa se uwamwinjije, niba bakora kureza uko ukora. Nuko nkuko Matrix yubakwa. Hanyuma harimo message nshaka guhereza umuntu wese waba waratangiye gukora na Live Good. Maybe nubwo mbere utangiye network marketing cyangwa se wari uzisanzwemo, ariko akakubwira yuko muri Live Good system iguha abantu. Ahangagira ngo kwiza ukuri ngo irabaguha nibyo, ariko baturuka muri team yawe hejuru yawe cyangwa se hejuru yawe gutyo muri iyo team cyangwa se bagaturuka kuwo wahaye amakuru. Batubwiye ngo keep in mind there is a faster way to build and a slow way to build. Nuvuga ngo ugomba kumenya neza ko hari uburyo bubiri bwo kubaka business yawe. Ushobora guhitamo uburyo mu murongo ngiye kukubwira. Nuvuga ngo uburyo bwa mbere ni uburyo bwihuse kubaka business yawe, kwihutisha. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwitonze, ukitonda mu kubaka business yawe. Uburyo bwo kwitonda ni uko wanije muri Live Good, business ikomeye cyane kandi nziza cyane mu by'ukuri, e-commerce business igundi uburyo ndetse network marketing ikorwa. Business uyu munsi umuntu wese ushobora kwinjira bakoramo amafaranga, wowe ukinjiramo bamara kwinjiramo ugategereza yuko amafaranga uzinjiza ari uko umuntu waguhaye amakuru cyangwa se wabonye ikintu bita spillover, wabonye abantu munsi yawe baturutse muri team wahawe na system, ariko ibakuye ku muntu waguhaye amakuru cyangwa se uwamuhaye amakuru. Ibyo bintu bishobora kuba byafata wenda icyumweru, ushobora kuba byafata ukwezi, ushobora kuba byafata amezi wenda n'umwaka, kugira ngo ubashe kubona abantu bajya munsi yawe muri organization yawe, kugira ngo ubashe kugira gute kwinjiza amafaranga. Ibyo ngibyo bibaho cyane ndetse cyane muri Live Good. Ariko icyo nakubwira ni kimwe muvandimwe wanjye, we watangiye Live Good, icyo bisaba ni kimwe, birasaba patience, birasaba kwihangana. Kugira gutyo ugasanga umuntu winjiye muri Matrix yawe ashobora kugufasha kwinjiza amadolari menshi buri kwezi, ushobora kwinjiza 100, ushobora kwinjiza 500, ushobora kwinjiza 1000 buri kwezi, bitewe n'umuntu umwe waba uri muri Matrix yawe. Birashoboka rero kandi cyane. Gusa icyo bisaba ni kimwe, birasaba patience, birasaba kwihangana. Ni wihangana ukaguma kwibuka ko uri umunyamuryango wa Live Good, kandi kugira ngo bamenye niba uri umunyamuryango wa Live Good usabwa gutanga membership ya buri kwezi, ukagumana nayo amushuwa ko igihe kizagera utangiye kwinjiza amafaranga menshi ndetse menshi aruta amafaranga utanga ya buri kwezi ya membership, model 10 ya membership buri kwezi. Hanyuma aho nkwibutsa ko wenda dufatanya nk'urugero mu buzima busanzwe, nuvuga ngo ndamutse ngiye mfite igikombe cyangwa se mfite icupa ryuzuye ubuki, kandi wenda ndasuka mu gikombe cyanjye, kandi iki gikombe cyanjye kugira ngo wowe nzasuka mu gikombe cyawe, nuko igikombe cyanjye kizabanza kugira gute kizabanza kikuzura. Bivuga ngo nzasuka mu gikombe cyanjye, nimba nsuka mu gikombe cyanjye, noneho nyuma nza gusuka mu gikombe cyawe. Nimba mfite ubuki buke, icyo gihe byanze bikunze ushobora kuzajuduka wenda bitinze ko cyangwa ndi mbona ubuki buke, birashobora ko byazatinda ko ubuki bwazakugeraho. Sibyo, nimba ndi gushaka ubuki kugira ngo usuke mu gikombe cyanjye, it's okay. N'icyuza nawe nzasuka mu cyawe, n'icyuza nawe nongeye usuke mu cyundi, gutyo. Rero bivuze ngo nawe haguruka. Okay? Nawe haguruka ushaka ubwo buki bwawe. Ndavuga muri Live Good, nawe haguruka ushaka uburyo ki wakuzuza Matrix yawe. Ariko turaza kujya mu buryo bwa kabiri cyangwa se mu buryo bwa kabiri bwo kubaka business yawe. Ni uburyo bwihuse kugira ngo business yawe ibashe kugira gute guhita itumbagira igere kure. Nuvuga ngo icyo gihe urahaguruka ukore recruiting, urahaguruka usangiza abantu business opportunity ya Live Good, urahaguruka uvuge Live Good, urahaguruka uyibaza abantu se Live Good urayizi, se wazi uburyo iri gukora, se wazi e-commerce idasanzwe ufasha ubuzima bw'abantu. Nuvuga ngo haguruka nimba ko kugira ngo business yawe kure igere kure. Nuvuga ngo haguruka ureke kureba hejuru ngo ibizahava, nibihava it's okay, ariko nibitahava none wakoze nta kibazo uzigera ugira gute, nta kibazo uzigira ugira, ahubwo business yawe izakurigere kure, igihe ibirimo abantu benshi mukorane, ndetse ufashe n'abantu wahaye amakuru, cyangwa se ufashe n'abantu bawe, nawe uzifasha ufashe n'abantu bawe kubuzuriza Matrix. Usange mu by'ukuri ya business yawe
igeze kure kandi yashimishije, kandi mu by'ukuri ibashije kuba yagira umurongo mwiza, yagira aho gukura, ndetse igihe naho ikura abantu wayihaye. Yes, kimwe no mu bintu byashimishije cyane muri Live Good nicyo kintu cyo kuba harimo ubwo bufatanye, kuba abantu haye amakuru, hari n'uburyo bwo kuba system igufasha kugira ngo ugere gutubafashe. Nta bundi nuko igufasha gupositiona abantu baye munsi yayo kugira ngo baba no bahaye amakuru bazagira ikintu basarura muri iyi project idasanzwe mu by'ukuri iri gukora cyane ku rwego rudasanzwe. Abantu bari kwishimira ko mu by'ukuri iza irevoluta umwuga wa network marketing uburyo wakorwagamo. So ngibyo rero nuvuga ngo noneho twavuze ko turaza kwabwira ngo how to make a big money in Live Good. Ese ni gute wakora amafaranga menshi muri Live Good? Uyu munsi ushobora kuba usanga ukora network marketing, yego nibyo. Ushobora kuba usanga utanazizi cyangwa se waranazikoze uzigezemo zigira gute usanga ntago washa kumenya uburyo zikorwa, ntiwazikora neza, bityo ntibona umusaruro icyo urwego rwose waba urimo. Uyu munsi nje kukubwira ikintu ugiye gukora kugira ngo ubashe kwinjiza amafaranga menshi muri Live Good arenze $1000 mu kwezi, arenze $1000 mu $500 mu kwezi. Nuvuga ngo nje kukubwira ikintu uramuko ukitaho ukagikora, ndakwizeza ko umusaruro uraza kuboneka. Ikintu cya mbere uzakora nimbunje muri network marketing nk'iya Live Good, mu by'ukuri iyo ishobora korera buri wese kandi iri kwaguka cyane. Icya mbere nuko gerageza ukimara kwinjiramo ufata urupapuro n'ikaramu ukandika abantu 20 b'inshuti zawe. Hari abantu utumira iyo wagize ibyago, hari abantu utumira iyo wagize ubukwe, iyo wabatirishije, hari inshuti zawe mwiganye, hari abo mwakoranye, hari abo mubana muri group WhatsApp y'ubukwe n'andatandukanye, ariko hari abantu inshuti zawe 20. Abo bantu 20 urangije ukimara kwinjira muri Live Good, wibaranje muri Live Good ukaba utarabikora, uhita ubikora, uhita ubandika 20 ingenzi ubona ko mwakora business igatumbagira ikagera kure. Banza ubandike. Sinzi ngo uzababwira numara kubandika ngo uzafata iminsi ingahe, bizagufata iminsi ingahe kugira ngo babwire, ariko bibaye byiza byagufata, bibaye nyinshi yagufata icyumweru niba ufite akandi kazi. Niba udafite akandi kazi ukora, byakagombye kugufata byibuza iminsi 2, yego, cyangwa se waba uri umuntu uri koko utangiye uzi icyo ushaka, ukagira gute bikagufata umunsi umwe kubwira abantu 20 kugira ngo muhure, kugira ngo icyo cyumweru cyose kizarangire bose babagezeho. Nuvuga ngo umaze kubandika, buri umwe wese umuhereza umwanya we, special time, warangiza ukamwigisha uko Live Good ikora. Iyo umaze kumwigisha akazi kabugize gute ubu karangije. Umwigisha icyambere cyo nuko kumutumira, ugomba kumutumira umubwira neza ko ari opportunity wabonye nziza kandi ifuza ko yamwe mu bantu mugomba gutangira niyo project. Uko ni ugomba kumuhamagara umubwira ko ugiye kumuha special time, ni umuntu muzakorana ubuzima n'ubuzima bwa business, ni umuntu ugiye gufatanya gutera imbere, n'umuntu uzagufasha kandi nawe ukamufasha gutera imbere hamwe na Live Good. Nubikora gutyo abantu kubyose ajya kurangiza kubahamagara, ajya kurangiza kubigisha 5 muri bo bazabinjiye business. Already uzabonye iki ubuhamya. Hari abantu benshi muri network marketing abakeneye ubuhamya bw'amafaranga bugaragara, bereka abantu it's okay, uzabubonye. Uretse n'ubwo buhamya kandi nawe ubwawe uzabubonye ikikwemeza neza ko business ya Live Good ifite umurongo ukoramo, kandi mu by'ukuri ushobora kubagira gute yagufasha, yafasha nawe kugira gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngibyo rero ngaho haguruka uyu munsi, andika abantu 20, tangira ubwire business. I'm sure umusoro utangiye ugiye guturatangira uboneke. Wibuke neza ko business ngingi ntabwo izaguteza imbere wenyine, izaguteza imbere gusa igihe cyo uzagize gutafashije abandi kugira aho bagera, gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngo rero yarembere mwami tuna speaker ngira ngo babwire kuri ibyo tubaza kuvuga muri Live Good. Abayitangiye congratulations, kandi nawe utarayitangira kubwira ngo nyabona hasi muri comment uraza kuhasanga link. Iyo link uyiklikka hanyuma nurangiza ufate position, nurangiza kandi urebe ikenewe, hanyuma ushaka hanyuma utangiye nawe business ya Live Good. Mu by'ukuri ni opportunity idasanzwe ku muntu wese ushaka kugira hashimishije. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza, ndabakunda. See you, happy day.